Karibu ku isengesho ribohora official, igicaniro cy'amasengesho. Kanda subscribe ubane natwe kuri iki gicaniro cy'amasengesho. Umuriro ntukabure ku gicaniro, kuko amasengesho ni umuriro utwika kandi ukongora ibikorwa byose by'ubugizi bwa nabi dukorerwa mu isi mwuka. Karibu rero muri aya masengesho hano ku isengesho ribohora official. Ubwa mbere uhageze, isengesho tugiye gukora ni isengesho rigiye gutwika no kwangiza cyangwa kurimbura cyangwa gufunga, kuboha, guhambira, konona inama zose mbi n'amashyari yose tugirirwa. Kuko twabonye ukuntu Yosefu, wowe uje ufunguye isengesho utabanje kumva inyigisho, genda wumve inyigisho ku isengesho iri kuri senga ubohoke. Iyo nyigisho yumve, yicuruza n'igurishwa bikorwa mu isi y'umwuka, hanyuma ubone kugaruka muri iri sengesho. Niho uri bumenye icyo Imana iri bukoze ku buzima bwawe. Aka kanya rero isengesho tugiye gukora, twabonye ko Yosefu yagiriwe amashyari na bene se. Ishyari rirabica kuko batifuzaga, bamugirira ishyari ku bw'inzozi ze, bamugirira ishyari ku bw'ejo hiwe hazaza. Ishyari ribatera kujya inama, bajya inama yo kugira ngo barebe uko bamwica, ariko ngo bajya inama bigira inama ari kure yabo. Muri uko kujya inama za mbere zabaye izo kumuta mu rwobo, ndetse barumutamo rutagira amazi. Ariko uwitwa Yuda araza aramukiza ati, mureke amaraso yacu ye kuba kuri uyu muntu, ni akara kacu ko mu mara yacu ni mwene data, reka tumugurisha. Ahubwo bigira inama yo kumugurisha biturutse mu mashyari. Tugiye rero gusenga Imana, tugiye gusenga Imana mu izina rya Yesu Kristo. Ishyari ryavuye mu rwango mu mwuka. Hari abantu bagufitiye ishyari kandi bitewe n'iryo shyari barakwanze, bakwangira impano zawe, bakwangira uko Imana yakuremye, bakwangira ubwenge bukurimo, bakwangira ejo hawe. Barareba bakabona urabaruta, bakareba imbere hawe ukabona uzaba ukomeye kubaruta. Abo bantu bo mu muryango wawe ntibifuza kubaruta, abo mukorana ntibifuza ko ufata uwo mwanya, abo mwigana ntibifuza kuza mu myanya yawe, kubaza imbere. Abo ngabo wita ngo ni abakolege, abo ngabo wita ngo ni inshuti, abo ngabo wita ngo muraziranye, abo ngabo uvuga ngo ni abantu bagufasha. Niba bene se wa Yosefu batari bo bwabo bararebye ejo hiwe bakajiginywa bitewe n'inzozi yarabarotoreye, abantu bo mu muryango inzozi yabarotoreye bazimenye zikabarakaza, harya wowe abo hanze, abo wakwita abakorege, baramutse bamenye inzozi zawe, abo wita ngo ni inshuti, ngo murasengana bamenye inzozi zawe, abo wita abo ngabo mudafite amasano namba, nibamenye inzozi zawe byagenda biti. Reka dusenga Imana. Turasengera mu ijambo tubona muri Yesaya igice cya 41. Yesaya igice cya 41. Muri Yesaya igice cya 41 niho tugiye gusengera. Isengesho ryose rigomba kubanzirizwa n'ijambo ry'Imana, rigomba kuba rifite aho rishingiye n'aho rihagaze. Isengesho rizima rigomba kuba rifite urufatiro cyangwa fondasiyo y'ijambo ry'Imana. Aho niho riba isengesho rishyitse kandi rikwiye. Yesaya 41. Yesaya igice cya 41 niryo sengesho, niho tugiye gusengera. Igice cya 11 haravuga ngo, dore abakurakariye bose bazakorwa n'isoni bamware. Ariko reka
turahera ku murongo w'10 haravuga ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe, nzajya ngukomeza, ni koko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kwanjye k'uburyo ariko gukiranuka kwanjye. Ngo dore abakurakariye bose bazakorwa n'isoni, bamware, abagutonganya bazahinduka ubusa ndetse bazarimbuka, abakugisha impaka uzabasha kubabure, kandi abakurwanya bazahinduka ubusa babe nk'ibitariho. Yes, kuko jye Uwiteka Imana yawe nzagufata ukuboko kw'iburyo nkakubwira ntiwitinya ndagutabaye. Aho niho tugiye guhagarara dusenga mu izina ry'Yesu. Dustiye gusenga mu isengesho riburizamo umwuka w'ishyari n'umwuka w'urwango. Tubonye ko hariya kwa Yosefu yaranzwe cyane, baramwanga bene se, ngo barushijeho kumwanga. Uko bamenyaga imbere he, uko bamenyaga uko uwazaba we, uko bamenyaga ejo hiwe, barushijeho kumwanga. Babonye okaziyo yo kuba bamufatira ahantu ise n'ababyeyi be badahari. Iyo okaziyo bayibonye bahita bagambirira kumwica. Nshuti mukundwa muri Kristo Yesu, hari bamwe babonye okaziyo yo kugukorera ibintu utazi, bajya kukurogesha utabizi, bajya kukugurisha utabizi, bakugurisha rwihishwa utabizi, bagushyira mu maboko yabo utazi utabizi, bagushyira mu maboko y'imizimu n'amajini utabizi. Amazina yawe atwarwa ku bicaniro, bajya kugurisha ku bicaniro by'abapfumu utabizi. Hari abagiye kukugurisha ku bicaniro by'abadayimoni utabizi. Hari abagiye kukugurisha ku bicaniro by'amajini utabizi. Hari abagiye kukugurisha ku bicaniro by'ubwoko bwose bunyuranye uragurishwa utabizi. Tugiye rero gusenga mu izina rya Yesu Kristo, nk'uko ijambo ryavuze ngo dore abakurakariye bose bazakorwa n'isoni, kandi ngo dore abakurakariye bose bazakorwa n'isoni bamware, n'abagutonganya bazahinduka ubusa ndetse barimbuke. Ngo abakugisha impaka uzabashaka ubabure. Hari abakugisha impaka bavuga ngo oya ntabwo ugomba gutera imbere, oya ntabwo uturusha imbaraga, oya ntabwo ugomba kuba ukomeye, oya ntabwo ugomba kugira icyo ugeraho, oya ntabwo ugomba kubona uno mwanya muri iyi ofisi. Hari abavuga ngo oya ntabwo ugomba kubona uyu mwanya muri iyi ofisi, ntabwo ugomba kubona iyi poromosiyo. Hari abavuga ngo oya ntabwo ugomba kugura ubu butaka ngo ubwubake. Hari abavuga ngo oya ntabwo ugomba gusoza amashuri. Hari abakugishije impaka baravuga ngo oya ntabwo ugomba kubona visa. Hari abakugishije impaka baravuga ngo oya ibi nibi. Ijambo riravuga ngo dore abakugisha impaka bose, ngo dore abakugisha impaka bose uzabasha kubabure, kandi abakurwanya bazahinduka ubusa babe nk'ibitariho. Data mu izina rya Yesu Kristo wabambwe agapfa akazuka, uri Imana yanzanye mu isi, uri Imana ishobora byose. Komeza usubire muri ayo magambo uvuge uti Data muremyi waremye ijuru n'isi, ni wowe Imana wanzanye mu isi, ni wowe wanzanye ndi umwuka, uncira muri uyu mubiri, uncisha mu mubiri, munzana mu isi, uncisha mu mubiri. Hari abandi wacishije mu mubiri tuva mu nda ya mama twembi. Uwiteka Imana igira neza, ariko buri wese ufite umugambi utandukanye n'undi. Hari icyo wagambiriye komba cyo gitandukanye n'icyo mukuru wanjye agomba kuba cyo, gitandukanye n'icyo murumuna wanjye agomba kuba cyo. Hari icyo wagambiriye ngomba kuba cyo gitandukanye n'icyo ababyeyi banjye babaye cyo. Hari icyo wagambiriye ngomba kuba cyo gitandukanye n'abo nigana, gitandukanye n'abo nkorana nabo, gitandukanye n'abo nsangira nabo, gitandukanye n'abo nsengana nabo. Mana rurema, wowe wandemye mu ishusho yawe, wowe wagambiriye ko hari uwo ngomba kuba we. Uri Imana nizera kandi uri Imana inkunda. Uzi buri muntu wese urwanya imbere hanjye, uzi buri muntu wese utifuza ko imbere hanjye haba heza, uzi uwaboshye ubuzima bwanjye uwo ari we,
uzi uwabubohesheje imyuka mibi, uzi uwabugurishije ko imbaraga z'umwanzi, ungurisha wese mu maboko ya Satani, ungurisha wese mu maboko y'ikuzimu, ungurisha wese mu maboko atazwi, wanteretse mu maboko atazwi, nkaba ndi mu maboko atazwi Uwiteka. Aka kanya mu izina rya Yesu Kristo ndasaba kugira ngo nkure mu maboko y'umuntu nazi, umuntu wese waguze inyenyeri yanje, umuntu wese waguze igikundiro cyanjye, umuntu wese waguze urugo rwanjye, umuntu wese waguze umuryango nkomokaho, umuntu wese waguze akazi kanye na promotion yanje, umuntu wese waguze amahirwe yanje akayagura mu buryo bw'ubupfumu n'uburozi, kandi biciye mu bangiriye amashyari n'urwango. Jambo ryawe rirambwira ngo abandakariye bose bazakorwa n'isoni. Mu isi y'umwuka wandakariye wese nta mpamvu, uwandakariye ntacyo namutwaye, katika jina la Yesu Kristo hakazamuka urwango mu rwego rwo kunyanga. Uwiteka ndasesa urwo rwango, ndafunga urwo rwango, abo mu muryango banyanga ndasandaza urwango rwo mu muryango rwahagurukijwe na Satani, muryango kanyanga, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo ndafunga umwuka w'urwango, ndirukana umwuka w'urwango mu izina rya Yesu Kristo, rwahagurukijwe mu bavandimwe, urwahagurukijwe muri bakuru banje, urwahagurukijwe muri barumuna banje, urwahagurukijwe mwami kwa bashangazi, kwa ba mama wacu, kwa ba dada wacu, kwa ba data wacu, muri rwango rwose rwahagurukirijwe ubugingo bwanjye ariko zimu baruhagurukije. Muri urwo rwango bagashaka kungurisha, muri urwo rwango bakamvuma, muri urwo rwango bakambuha, muri urwo rwango bakantanga kwa Satani cyangwa mu myuka y'abazimu, katika jina la Yesu ndamenagura urwo rwango mu izina rya Yesu, ndarumenagura, ndarutesha agaciro mu izina rya Yesu Kristo wamugapakazuka, ndatesha agaciro urwango rwose nanzwe nabo kwa data wacu no kwa mama wacu, ndatesha agaciro urwango rwose nanzwe nabo mvukana nabo mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima, ndatesha agaciro urwango nanzwe n'ababyeyi mu izina rya Yesu Kristo, banyangira destination yanjye, banyangira ejo hanjye, uru rwango ndutesha agaciro mu izina rya Yesu Kristo, uru rwango ntiruzambuza gutera imbere mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka, turangura urwango ntabwo rugomba kumuza gutera imbere mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima, uru rwango nanzwe n'abavandimwe ntabwo rugomba kumuza kwaguka mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka, uru rwango nanzwe nabo mvukana nabo ntabwo rugomba kumuza kubona umugisha w'Imana mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka, uru rwango nanzwe nabo dukorana mwami bandyarya bambeshya nyamara mu mitima yabo banyanga, uru rwango ntacyo rwambuzaho rwambuza kugera ku byo Imana yavuze mu izina rya Yesu Kristo, urwango nangwa nabo nsengana nabo ntirwambuza kubona umugisha w'Imana mu izina rya Yesu Kristo, ntirwambuza kubona ineza y'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Ndafunga urwango nanzwe n'abagore n'abagabo n'abasore n'inkumi, katika jina la Yesu rwahagurukijwe mu mitima yabo bitewe no kubona ejo hanje, bitewe no kubona imbere hanje haruta habo, bitewe no kubona imbere hanje haruta habo. Uru rwango nanzwe nabo muri famiye, uru rwango nanzwe nabo muri muryango, bitewe nuko babonye imbere hanje bakabona haruta habo. Uru rwango ndarwangiza mu izina rya Yesu, ndarutesha agaciro mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka, ndarutesha agaciro mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Urwango nanzwe nabo kwa data wacu ntarutesha agaciro mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka, urwatumye bandogesha, urwatumye mu izina rya Yesu Kristo bantongera imivumo, bamvuma imivumo itandukanye. Uru rwango ndutesheje agaciro, uru rwango ndutesheje agaciro, uru rwango ndarutesha agaciro mu izina rya Yesu Kristo, uru rwango ndutesha agaciro mu izina rya Yesu Kristo. Kandi amashyari yose nagiriwe n'abantu mvukana nabo, amashyari yose nkirirwa nabo mu muryango,
data wa twese, mvukana nabo kwa data na mama, mu izina ry'Yesu. Amashyari y'umwami nagiriwe nabo, mvukana nabo mu maraso ya data na mama, ndayatesha agaciro mu izina ry'Yesu Kristo Nazareti. Aya mashyari ngirirwa n'abantu nsengana nabo, ndayatesha agaciro mu izina ry'Yesu Kristo wapfuye akazuka. Aya mashyari ngirirwa n'abo nkorana nabo, ndayatesha agaciro mu izina ry'Yesu Kristo wapfuye akazuka. Aya mashyari ngirirwa n'abo nigana nabo, ndayatesha agaciro mu izina ry'Yesu Kristo wapfuye akazuka. Muri aya masaha mu izina ry'Yesu Kristo umwana w'Imana nzima, buri mwuka wose ushaka kuzimangatanya imbere hanjye, ndawusenya mu izina ry'Yesu Kristo umwana w'Imana nzima, ndawurimbura mu izina ry'Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Ijambo ryavuze yuko abandakariye bose bazakorwa n'isoni, kandi abantunganya bose bazahinduka ubusa bakaba nk'ibitariho, kandi abandwanya bose mwami bakadumbuka rwose. Buri wese undwanya mu izina ry'Yesu Kristo, ndarimbura ibyo antekerezaho byose, ndarimbura ibyo antekerezaho byose, ibyo akoresha byose ndwanya, ndabitesha agaciro. Ndatesha agaciro intwaro mu izina ry'Yesu Kristo ndwanya akoresha mu izina ry'Yesu Kristo. Ukoresha intwaro z'uburozi, agakoresha uburozi bushika, agakoresha uburozi butongera, agakoresha uburozi buzirika, agakoresha uburozi bw'akanwa, agakoresha uburozi bw'amahembe, agakoresha uburozi bw'imitongero, agakoresha uburozi bw'imivumo, agakoresha uburozi bw'ibihubiko. Ndasenya buri rwango rwose mwami nari mfitiwe n'abanyanga, katika jina la Yesu watsinze urupfu n'ikuzimu. Pete sekiria horia aturute mu izina ry'Yesu Kristo, izina ry'Yesu Kristo. Uru rwango mwami, uru rwango mwami wa jina la Yesu Kristo, nini shari byahagurukijwe mu muntu wanjye wa bugufi, yaba ari umugore wanjye mfite ishyari, yaba ari umugabo wanjye mfite ishyari, yaba ari mwene wacu mfite ishyari, yaba ari mukuru wanjye muri muna wanjye, yaba ari buri wese mu isi y'umwuka mfite ishyari, ryamuviriyemo kunyanga bitewe nuko yabonye imbere hanjye, bitewe nuko yabonye ejo hanjye, agashaka kuhazimya. Ntawe uzahazimya mu izina ry'Yesu, ntawe kuzimya imbere hanjye mu izina ry'Yesu Kristo, ntawe kuzimya ejo hanjye mu izina ry'Yesu Kristo, ntawe kuzimya iterambere ryanjye mu izina ry'Yesu Kristo, ntawe kuzimya kwa jina la Yesu. Ntawe hari ntarabaho ntaranavuka, aturute ntawe hari ntaravuka wo kunzimya, ntazanabaho wo kunzimya mu izina ry'Yesu Kristo, ntihazabaho no kunzimya mu izina ry'Yesu Kristo. Abo kwa data wacu ntibazanzimya mu izina ry'Yesu Kristo, abo kwa mama wacu ntibazanzimya mu izina ry'Yesu Kristo, abaturanyi ntibazanzimya mu izina ry'Yesu Kristo, abo nsengana nabo ntibazanzimya mu izina ry'Yesu Kristo, barumuna banje n'abakuru banjye ntibazanzimya mu izina ry'Yesu Kristo, mama na data ntibazanzimya mu izina ry'Yesu Kristo, kuko Uwiteka mbereye Arufa, Uwiteka mbere Omega, kwa jina la Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Ijambo ryambwiye ngo abandakare bose bazakorwa n'isoni, ndatura ngo uwundakare wese akorwe n'isoni. Ngo ungisha impaka kantunganya mware mu izina ry'Yesu, amware mu izina ry'Yesu. Uwangishaga impaka wese mu mwuka, ungisha impaka wese mu mwuka, navuga gutera imbere akavuga ngo sintera imbere, navuga kwaguka wakabihakana kwa jina la Yesu, navuga kubona visa wakabihakana kwa jina la Yesu. Izo mpaka nzikubisa hasi, navuga gushaka wakabihakana, izo mpaka nzikubisa hasi. Navuga gutunga wakabihakana, izo mpaka nzikubisa hasi. Cyane cyane mwami, impaka ngishwa nabo muri famiye, impaka ngishwa n'abanyegereye, n'abamenyera, n'abansuzugura, n'abandeberera mu ishusho y'umubiri n'indeshyo y'umubiri n'igihagararo cy'umubiri, n'abandeberera mu bibazo. Izo mpaka ngishwa ndazikubita hasi, ndazikubita hasi, ndazikubita hasi, ndazikubita hasi, ndazikubita hasi mu izina ry'Yesu Kristo, ndazikubita hasi mu izina ry'Yesu Kristo. Kuko handitswe yuko abandakariye bose bagomba gukorwa n'isoni kandi bakamwara. Reka bibwiraga ko ntacyo nageraho bamware bakorwe n'isoni. Reka abantunganya bose bahinduka ubusa mu izina ry'Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo ziti. Abangisha impaka, abangisha impaka, abangisha impaka, abangisha impaka. Ijambo rivuga ngo nzabashaka mbabure. Ungisha impaka wese mu mwuka, ungisha impaka z'iterambere ryanjye, ungisha impaka zo kwaguka kwanjye, ungisha impaka zo kubona visa kwanjye, ungisha impaka zo gusoza kwiga kwanjye, ungisha impaka zo kubaka kwanjye, ungisha impaka za promotion yanjye. Kwa jina la Yesu zo mpaka zo nzikubusasi nzikubusasi. Ijambo riravuga ngo nubwo ngenda nambaye umubiri w'umuntu, ntabwo ndwana mu buryo bw'abantu, n'intwaro z'intambara yanjye
imbere y'Imana zigira ubushobozi bwo gusenya ibihome no kubikuta hasi, kandi dukubita impaka z'ikintu cyose kikiri hejuru kurwanya kumenya Imana. Katika jina la Yesu ndakubita impaka, ndafunga impaka zose ngishwa mu isi y'umwuka, impaka zose ngishwa n'abagome, impaka zose ngishwa n'abanyanga, impaka zose ngishwa n'abadashaka ko ntera imbere, impaka zose ngishwa n'abadashaka ko nzamuka, impaka zose ngishwa n'abadashaka ko ubuzima bwanjye buhinduka, imibereho yanjye iba myiza. Izo mpaka ndazifunga mu izina rya Yesu Kristo, ndazifunga mu izina rya Yesu Kristo, ndazifunga mu izina rya Yesu Kristo, ndazifunga kuko handitswe yuko mwami w'abami abandwanya bazahinduka ubusa bakaba nk'ibitariho. Katika jina la Yesu Kristo mwese y'umukundwanya, akandwanya akoresheje imyuka mibi, akandwanya akoresheje abadayimoni, uwungurisha wese mu buryo from nowhere, uwangurishije mu maboko yabo ntazi, haba ndi mu maboko y'imyuka ntazi, haba ndi mu maboko y'abadayimoni ntazi. Katika jina la Yesu abadayimoni ndabatwika kwa jina la Yesu, nikuye mu maboko y'abantu ntazi, kwa jina la Yesu amaboko yaramfite yose mwisi y'umwuka, maboko yarafite iterambere ryanjye ndayambura iterambere ryanjye mu izina rya Yesu Kristo. Maboko yarafite impano zanjye ndayambura impano zanjye mu izina rya Yesu Kristo. Maboko yarafite ejo hanjye ndayambura ejo hanjye mu izina rya Yesu Kristo. Maboko yarafite mwami imitungo yanjye ndayambura imitungo yanjye mu izina rya Yesu Kristo. Maboko yarafite ntazi afite promotion yanjye ndayambura promotion yanjye mu izina rya Yesu Kristo. Amaboko mu izina rya Yesu Kristo afashe intambwe zanjye, afashe iterambere ryanjye, afashe isura yanjye ndayambura isura yanjye mu izina rya Yesu Kristo. Mwana w'Imana nzima katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Komeza usenge, komeza usenge wibohoza, wikura mu maboko utaza gufite mu isi y'umwuka, amaboko aguhambiriye utazi mu isi y'umwuka kure, amaboko niba hari abo mu kazi bagufasha bakure mu izina rya Yesu Kristo, niba hari abavandimwe bagufasha bakure mu izina rya Yesu Kristo, ujye muri destination yawe. Niba hari abantu batandukanye, abo wiganye nabo, abo wakoranye nabo, abo wagendanye nabo utabazi ko ari abarozi, abo wagendanye nabo utabazi ko ari intumwa za Satani, abo ubana nabo uzi imibiri yabo ariko mu mitima yabo ukaba utazi ibyo batekereza n'ibyo bagambirira, ndetse ukaba utazi ibyo bakora. Aturuti bandekure mu izina rya Yesu Kristo. Buri wese ufite wafatishije imyuka mibi, wafatishije abadayimoni, wafatishije imigozi yiwe, iyo migozi y'ubukene, imigozi y'igisuzuguriro, imigozi wambohesheje igisuzuguriro, wambohesheje ubukene, ubutindi, wambohesheje uruzerero, wambohesheje cagagura, wibwira yuko yakuguza akakugurira kuba umuretwa kwa Genesis, anga kuba umugurano w'abadayimoni, anga kuba umugurano w'abazimu. Bibwira ko bakuguza, abarozi bibwira ko bakuguze. Aturuta mu izina rya Yesu Kristo, naguzwe n'amaraso Yesu Kristo. Yesu niwe wanguza, ntangaho ikiguzi cy'amaraso ye, biciye mu kiguzi cy'amaraso Yesu Kristo yanguze. Ndatesha agaciro imbaraga zose zimburana, abadayimoni bamburana, imyuka mibi imburana. Kwatika Genesis indakare yose kwa jina la Yesu. Buri burakari bwose buri mu mitima y'abanyanga, buri burakari bwose buri mu mitima y'abatanyifuriza ibyiza, buri rwango rwose ruri mu mitima y'abanyanga, nta mpamvu urwo rwango ndarusenya abanyangira destination yanjye, abanyangira ejo hanjye, abanyangira inzozi zanjye bakorwe n'isoni bamware mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, abanyangira impano zanjye bakorwe n'isoni bamware mu izina rya Yesu Kristo Umwana w'Imana nzima, abanyangira impano zanjye bamware bakorwe n'isoni, abanyangira impano zanjye bamware bakorwe n'isoni, bamware bakorwe n'isoni kwa jina la Yesu. Komeza usenge mu izina rya Yesu Kristo. Abakwanga bo muri famiye, abakwanga bo kwa sowanyu, abakwanga kwa banyokwanyu, abakwanga mu muvukana mu maraso, abakwanga mu mukorana, abakwanga ndetse bakubwira ko bagukunda ariko mu mitima bakwanga, katika jina la Yesu bakubeshya, batakwifuriza ibyiza ni benshi, abadashaka kubaruta ni benshi, abadashaka kubayobora ni benshi, abadashaka kuba ukomeye kubaruta ni benshi kwa jina la Yesu. Icyo nicyo gituma bakwanga rero, nuko hari abantu badashaka gutera imbere kubaruta, hari abantu badashaka kuba umutunzi kubaruta, hari abantu batifuza kurongorwa, hari abantu batifuza kubyara, hari abantu batifuza kugera ku byiza, hari abantu batifuza ko ubona visa, hari abantu batifuza kujya mu mahanga, hari abantu batifuza kusoza ayo mashuri yawe, hari abantu batifuza kuminuza, hari abantu batifuza gukorera Imana, hari abantu batifuza, batanejejwe n'agakiza kawe, batanejejwe nuko ubaha Imana, batanejejwe nuko ndetse usigaye usenga Imana. Kwa jina la Yesu watsinze upfu n'ikuzimu,
ndatura mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima, mu izina rya Yesu Kristo. Hari abakwangira gusenga gusa mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryavuze ngo abanyanga bose bazakururwa n'isoni bamware. Abanyangira gusenga bamware bakorwe n'isoni mu izina rya Yesu Kristo. Abanyangira gushaka Imana bamware bakorwe n'isoni mu izina rya Yesu Kristo. Abanyangira umurimo nkora bamware bakorwe n'isoni mu izina rya Yesu Kristo. Abanyangira umuhamagaro wanjye bamware bakorwe n'isoni mu izina rya Yesu Kristo. Abanyangira ejo hanjye hazaza kuko bahabonye bamware bakorwe n'isoni mu izina rya Yesu Kristo. Aka kanya ndatura kumwara kw'abanyanga bose mu izina rya Yesu. Banyangiye umuhamagaro, banyangiye ivugabutumwa, banyangiye Imana yamvuzeho, banyangiye ejo hanjye hazaza kwa Generation. Abanyanga umwami bakanyangira business yanjye, bakanyangira impano zanjye, bakanyangira uwundi amashyira akazamuka, bakumva bangurisha, bakumva bangirira nabi, abajya inama yo kungirira nabi bamwari bakorwe n'isoni mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Zopete sekiri ahori ya pata sokra baba yoboreze kiri ahori ya rapata sakra baba yoboreze kiri ahori ya pata sakra baba yoboreze kiri rapata sakra baba yoboreze kiri ahori ya pata sakra baba repete sekiri ahori ya pata sakra baba yoboreze kiri rapata sakra baba yoboreze kiri katika jina la Yesu atsindurufu nikuzimu. Unyangira ubusa wese wanga ubuzima bwanjye mu isona rya Yesu akabwohera akabuvuma, wanga ubuzima bwanjye akabuhambira katika jina la Yesu zete. Uhambira ejo yanjye, uhambira intambwe zanjye, uhambira iterambere ryanjye, uhambira amasezerano yanjye akayabuka akatura ko atagomba gutora. Ndatura ngo arasohoye amasezerano yanjye, arasohoye mu izina rya Yesu Kristo. Arasohoye amasezerano yanjye mu izina rya Yesu Kristo. Arasohoye mu izina rya Yesu Kristo mu gupfakazuka. Ndatura ngo nteye imbere mu izina rya Yesu Kristo zete umwana w'Imana nzima. Ndatura ngo ubona yuko ntazamuruta ko muruse mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima, kuko ijambo rivuga yuko ndi hejuru ntazaba hasi. Katika jina la Yesu handitswe yuko ndi umutwe ntazaba umurizo. Katika jina la Yesu handitswe yuko nzaguriza amahanga ntazayaguzaho. Katika jina la Yesu zete umwana w'Imana nzima. Ndatura ko mbaye umuntu ukomeye, ndatura ko mbaye umunyamugisha, ndi umunyamugisha mu izina rya Yesu Kristo zete. Ndi umunyamugisha mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Ndi umunyamugisha mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Atura kuri umunyamugisha, atura kuri umuntu hambaye, atura kukize, atura kubohotse, atura kuvuye mu maboko y'abakwanga, atura kuvuye mu maboko y'abantu utazi, atura kuvuye mu maboko y'abakurenganyaga. Katika jina la Yesu Kristo bamwe gapfakazuka. Ijambo rirambwira ngo nubwo wanzwe ntihagira ikiza kikunyuramo, nzagubwiza buruto bw'ahandi hantu hose. Yesaya 65:15. Atura ko Imana iguhaye ubwiza buhoraho mu izina rya Yesu. Mpawe ubwiza mu izina rya Yesu Kristo. Mpawe akazi keza mu izina rya Yesu. Atura kubonye akazi keza mu izina rya Yesu Kristo. Atura kubonye urugo rwiza mu izina rya Yesu Kristo. Atura kubonye urubyaro mu izina rya Yesu Kristo. Atura kubonye ubonye visa mu izina rya Yesu Kristo. Atura kutera imbere mu izina rya Yesu Kristo. Atura kuhawe umugisha n'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Atura ko imibereho mibi iseze mu izina rya Yesu Kristo. Uwambohesheje imibereho mibi, ndatatanya imibereho mibi mu izina rya Yesu Kristo. Nanze imibereho mibi mu izina rya Yesu Kristo. Nanze imibereho mibi mu izina rya Yesu Kristo. Unyohera imibereho mibi kwa jina Yesu wagurishije imibereho yanjye, mwami imibereho yanjye akayigurisha mu buryo bw'ubupfumu n'uburozi. Ndatura mu izina rya Yesu Kristo zete buri burozi bwose bugenda buzamura imibereho mibi ku buzima bwanjye, ndabusenya ndaburimbura mu izina rya Yesu Kristo bwapfakazuka. Ndabusenya ndaburimbura mu izina rya Yesu Kristo bwapfakazuka. Komeza usenge. Ejo twabonye yuko umurozi ashobora gukoresha uburozi bwe akazamura abadayimoni, akazamura imyuka mibi. Twabonye ko umurozi ashobora gukoresha uburozi bwe akaguteza ubukene, akaguteza inyatsi. Twabonye ko umurozi ashobora gukoresha uburozi bwe akaguteza ibyago n'amakuba, akaguteza impanuka, akaguteza indwara zitandukanye. Zamura isengesho rero usenye ubwo burozi bwose mu izina rya Yesu bwazamuwe n'abakwanga. Uburozi bwose buzamurwa n'abanyanga. Abanyanga bagakoresha uburozi bwabo, bagakoresha uburozi bwabo bandogesha indwara, bansunikira indwara. Abakoresheje uburozi bwabo bakangabiza abadayimoni, bakangabiza imizimu, bakangabiza amagini. Kwa jina la Yesu ubwo burozi bwabo n'amagini yabo ndabitweka mu izina rya Yesu Kristo bamwe gapfakazuka. Ubwo burozi n'imyuka yabo y'abakurambere bazamura banyohera, ndayisenya n'uburozi bwabo mu izina rya Yesu Kristo bamwe gapfakazuka. Ndakubita hasi mu izina rya Yesu Kristo buri marozi y'ubwoko bwose, marozi y'ibihoherano, amarozi katika jina la Yesu imitongero, amarozi y'ibikagiro kwa jina la Yesu zorohete, ibitegano, ibitererano kwa jina la Yesu ndarimbura
amarozi y'ibitererano mu izina rya Yesu Kristo. Ndarimbura amarozi y'ibitererano ibyo bantera katika Judas, amarozi y'ibitererano ndayatwika, ndarimbura uburozi bw'ibitererano bw'ibihoherano ndabutwika, ndaburimbura kwa jina la Yesu zireta ibihubiko zopete sekiri horia kwa jina zibitegano mu miryango, mitegano mu muryango atorete, bitegano imbere y'umuryango y'inzu yanjye, bitegano imbere y'amarembo yanjye, byose ndakubita ndarimbura katika ndarantura buri marozi y'ibitererano byose ngenda ntambuka kwa jina mu nzira ncamo kwa jina risotsi n'ukunikuzimu, ndatesha agaciro iby'urwango rwakoze ku buzima bwanjye kwa jina Yesu. Ndakunze mpawe umugisha kwa jina Yesu. Ndazamutse imbere mwizina rya Yesu Kristo akazuka. Komeza wature kuteye imbere, komeza wature kugiriwe neza n'Imana. Jambo rirambwira ngo umunyantege nke yature ko ari umunyembaraga, ngo umukene yature ko ari umukire. Atura kukize mu izina rya Yesu Kristo, atura ku buzima bwawe buhindutse. Tandukana n'amasengesho y'amatakirangwe, tandukana n'aya masengesho yandi y'amarira, tandukanya n'amasengesho y'agahinda n'akababaro. Atura ku Imana ihindura ubuzima bwawe, atura ku Imana ihindura imibereho yawe katika jina la Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Atura yuko ubuzima buhindutse uyu munsi wa none kugeza iteka ryose. Atura kubohotse mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Atura yuko abakurakariye bose uyu munsi ari wo munsi bakozwe n'isoni, abakurwanyije bose uyu munsi atura ko ari wo munsi mwamwaye mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima, kuko ijambo rivuga yuko abakurakariye bose bazakorwa n'isoni bakamwara. Atura ko bamwaye, atura ko bahindutse ubusa, abakurwanya bose ndetse barimbutse. Atura ko abakugisha impaka bose utazongera kubabona ukundi mu buzima bwawe. Atura ko abakurwanya bose bahinduka ubusa bakaba babaye nk'ibitariho mu izina rya Yesu, kuko handitswe yuko Uwiteka ari we Mana yawe, azagufata ukuboko kw'iburyo akakubwira ngo witinya ndagutabaye katika jina la Yesu. Shima Imana ko Imana ifashe ukuboko kwawe kuburyo ikabigutabaye. Ndatura ngo Uwiteka afashe ukuboko kwanjye kuburyo arantabaye. Uwiteka shimwa kuko ufashe ukuboko kwanjye kuburyo ukantabaye. Uwiteka nushyirwe hejuru kuko ufashe ukuboko kw'iburyo. Uwiteka nushyirwe hejuru kuko ufashe ukuboko kuburyo ukantabaye. Uwiteka umuremyi w'ibintu n'abantu, Uwiteka umuremyi w'ibigaragara n'ibitagaragara, Uwiteka umuremyi w'ibiboneka n'ibitaboneka. Ndagushimira ko ufashe ukuboko kuburyo ukantabaye. Ndagushimiye ko ufashe ukuboko kuburyo ukabundengeye. Ndagushimiye ko ufashe ukuboko kuburyo ukabuhindura ubuzima bwanjye. Ndagushimira ko ufashe ukuboko kuburyo ukaba mwami unkandagije muri destiny yanjye. Ndagushimira ko ufashe ukuboko kuburyo ukamuhindura ubuzima n'imibereho. Ndagushimira ko ufashe ukuboko kuburyo ukabuhindura amateka yanjye. Ndagushimiye ko ufashe ukuboko kuburyo ukabunyubakiye business ifatika. Ndagushimiye ko ufashe ukuboko kuburyo ukabunyubakiye urugo. Ndagushimiye ko ufashe ukuboko kuburyo ukabunzamuye mu kazi. Shimira Imana ko ikuzamuye mu kazi. Shimira Uwiteka ko agufashe ukuboko kuburyo akabagukijije indwara zose bari barakuteje. Shimira Uwiteka ko agufashe ukuboko kuburyo akabahinduye amateka yo kubaho kwawe. Shimira Uwiteka ko agufashe ukuboko kuburyo akabahinduye by'abantu batekerezaga ko bitazahinduka. Hari abantu bibwiraga ko utazagira icyo ugeraho. Shima Imana ko ugeze ku bintu bikomeye mu izina rya Yesu Kristo. Shima Imana ko amateka ahindutse. Shima Imana ko ubonye ibyo wifuzaga byose. Shima Imana ko uteye intambwe zikomeye. Shima Imana ko winjiye mu masezerano yawe. Shima Imana ko ukoze ubukwe mu izina rya Yesu Kristo. Shima Imana ko ingendo zawe zifungutse mu izina rya Yesu Kristo. Shima Imana ko ubonye visa mu izina rya Yesu Kristo. Shima Imana ko ukiza indwara mu izina rya Yesu Kristo. Shima Imana ko amateka yawe ahindutse mu izina rya Yesu Kristo. Shima Imana ko imibereho yoroshye itazongera kukugora mu izina rya Yesu Kristo. Shima Imana kuko ijambo riravuga ngo Uwiteka azagufata ukuboko kurya kubwire ngo ndagutabaye. Uwiteka aragutabaye, Uwiteka aragutabaye. Urakoze mwami kuntabaye. Urakoze Uwiteka ko ngiriye neza. Urakoze Uwiteka ko mpinduriye ubuzima n'imibereho. Urakoze kuko Yesu nizondyarya nabo bagome. Abagome bigiraga yuko banjugunye mu rwobo, abandi bakibwira yuko banguresheje bikemera. Ndagushimiye ko nteguriye ameza mu maso y'ababisha banjye. Ijambo rirambwira ngo dore Uwiteka adutegurira ameza mu maso y'ababisha bacu. Uwiteka ateguye ameza mu maso y'ababisha bawe. Kugirirwa neza n'Imana binyomyeho nawe bikomyeho mu izina rya Yesu. Shima Imana ko kugirirwa neza n'Imana bikomyeho. Shima Imana ko kugirirwa neza n'Imana bikomyeho mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze mwami ko
ko kugirirwa neza nawe Mana binyomyeho iminsi yanjye yo kubaho kose. Urakoze ko ntabaye kandi umaze umubabaro. Imana data wa twese iragutabaye. Ndumva ijwi ry'Imana rimbwira ngo hari abantu Imana itabaye kandi imaze imibabaro. Ndumva ijwi ry'Imana rimbwira ngo hari abantu itabaye kandi imaze umubabaro wabo mu izina rya Yesu Kristo. Hari abantu Imana ikuriyeho imipaka n'imibabaro bari barabashyiriyeho. Abayine nyoko bari baragushyiriyeho imibi n'imipaka bavuga yuko utazabaruta kandi ndetse utazaba hejuru yabo. Imana igushyize hejuru yabo ngabo bene nyoko bumvaga yuko ibyabo bitazahinduka. Imana igushyize hejuru ya bene so mu izina rya Yesu Kristo. Ndumva Imana hari abantu ishyize hejuru ya bene se wabo mu izina rya Yesu Kristo. Ndabona Imana hari abantu ihindura ubuzima. Ndabona Imana hari abantu ihindura imibereho muri iri sengesho. Ndabona Imana ikuraho imipaka n'imbibi byose byari byarashyizweho n'abarozi. Izo mbibi n'imipaka abarozi baravuze ngo ntazarenga aha, ntazava aha ngaha, azasaza kuriya, ntazabyara, ntazashaka, ntazakora ubukwe. Izo mbibi n'imipaka Uwiteka bivanyeho mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Uwiteka ntuhabwe icyubahiro ko hari ikintu ukoze muri aka kanya. Uwiteka ntushyirwe hejuru ko hari ubuzima bw'abantu hinduye. Uwiteka ntushyirwe hejuru ko hari imibereho y'abantu hinduye. Katika jina la Yesu watsinze urupfu n'ikuzimu. Nuhimbazwe ibihe byose bidashira mu izina rya Yesu Kristo bamugaga apfa akazuka. Urakoze mwami kutabaye abantu bawe. Kandi nanjye ubwanjye bwite ukabuntabaye. Amashimwe n'icyubahiro bikugarukire mu ijuru no mu isi. Mu izina rya Yesu Kristo bamugaga apfa akazuka. Shalom, amen. Kanda subscribe, soza ukanda subscribe mugenzi wanjye kugira ngo dukomeze tubane mu bihe byo gusenga mpaka tugeze mu byiza Imana tuvuzeho, mpaka tugeze muri destination yawe. Hari ahantu Imana ikugejeje, hari ahantu Imana ikugejeje, hari ahantu Imana ikwambukije kandi irashaka kukugeza kure cyane. Ngaho kanda subscribe dukomezanye urwo rugendo rwo kwinjira mu migisha. Imana amahoro igumugisha, Imana amahoro ikugire neza. Nahesho mugire bihe byiza. Imana amahoro igufashe. Wumva wadutera inkunga, watera inkunga. Wumva ufashijwe, icyo wakora cyose wagikora. Cyane cyane iyo ushaka kwakira umugisha w'Imana. Umugisha w'Imana ugendana n'amaturo. Iyo uturira Imana ibyo wizeye ugahita ubitangira ituro, urahezagirwa. Isi y'umwuka igendana n'ituro cyane, mubimenye. Ituro rijya rifata umugisha, ituro rijya rifungura imiryango, ituro rijya rikora ibikomeye ku buzima bw'umuntu, cyane cyane iyo ritanze amaze gusenga. Ku gicaniro cyari igicaniro cy'amasengesho. Rero kugituraho amaturo yawe ntacyo byaba bigutwaye. Ugira amahoro. Ariko ituro rya mbere na mbere rikenewe ni subscribe, no gukanda share ugasangiza abandi bantu aya masengesho kugira ngo dukururire benshi, tubazana mu buzima busabana n'Imana kugira ngo ubuzima bwa benshi buhinduke, imibereho ya benshi ihinduke. Uhabwe umugisha n'Imana. Shalom.